aranyemera ko nambara ishati. Nuko nyine naje manitse n'amashati n'ibiki biraho ngaho njumbitse. Ariko nyine Imana yabimenyereye n'ubushameze neza umubiri wamenyereye pe. Abo tutabanye mu gitondo turi hariya muri Ohio muri Dayton niho dukora umurimo w'Imana. Mazina yacu bayababwiye wakenera byenda ibindi byinshi. Turi hano muri no mwanya kuzageza hari byenda kuwa mbere turi hano. Ndashimira abo twazanye bakoze umurimo munini. Byenda hari twari kuzana indege ariko tujya mu muhanda ijoro riraca dufata umunsi saa 6 turasohoye hano. Abasore ni beza bagira umumaro munini rwose. Nabonye imbaraga zabo ndavuga ni byiza. Kandi nimo gutoza iwacu ko aba basore umurage niba ufata neza bazawukomeza rwose. Bazakora byinshi muri iki gihugu tutakoze kandi bazabikora. Mubiteho cyane ariko kandi muzo twitaho kubana nabo nukubamenyereza. Hari ibintu bamenyera vuba bo bitewe n'imiterere nyine yo kuba kiri bato. Igihugu baracyumva, system barayumva. Igisigaye gusa numva dukeneye gusa ko twicara nabo tukavugana icyo twabayemo. Hari icyo mushobora gukora kirenze icyo twakoze. Gute? Itorero twubaka hano muri Amerika, itorero rya Kristo ryose ni rimwe ariko bo bitandukaniye naho ryubakwa uburyo bwaryo system rikoreramo. Rero nabaye mu misozi nyine y'umurenge, niho nabaye pastor muri za 90. Ndi mu Rwanda ntabwo nigeze nibwira kubaka itorero mu Bijombo ari ryo nakubaka ngeze mu Rwanda ko nasaza izindi realite zinyuranye n'ibyo twabayemo. Bisaba ko itorero ryibakwa kimwe kuko imyizero ufatiro rwaryo ryo kuryubaka, kandi icyo kintu bigomba kwigwaho cyane. Inzu yose igira uburyo yubakwa, kandi ikintu gikomeye ni urufatiro ishingwaho. Iyo uzamura cyangwa ukayizamura kuri nivo imwe cyangwa ebyiri bitarwa n'uburyo wayishize hasi. Iyo utayishize hasi tukazamura hejuru cyane kuko izamuye nivo nyinshi hejuru hasi idakomeye igwa vuba. Mana wizera iyo nzu. Niyo mpamvu Yesu yigeze aravuga ati inyubako n'ebyiri. Hari inyubako y'umupfapfa n'inyubako y'umunyabwenge. Ubakishije ibyatsi n'ibikenyeri n'ibiti. Yose yabaye inyubako yiswe inzu kandi wayubatse nawe yiswe umwubatsi. Yaje kugaragara ko idakomeye mu gihe habaye ibiza. Ibiza bije nicyo gihe umenya ko wubatse cyangwa utubatse. Umunyabwenge nawe yarubatse inzu nawe iruzura ariko aravuga ngo ibikoresho yayubakishe nivyo byatumye igaragara ko ari umunyabwenge. Nyuma y'ibiza kuza byayikubiseho ikomeza kuba inzu irahagarara, kandi irya yaguye birivuga ngo kwabaye kugwa gukomeye. Muri Turikiya ubushize mu mitingito yabayeho, urya mutingito yabaye ukomeye cyane wishe abantu 1000 hafi abantu bagera ku 100 bari 50 simbize, ariko abantu bapfuye ni benshi cyangwa 50. Baje gufata abantu bayubatse ya mazu yose yaguye. Ubundi biza byari bihari. Icyatumye bavuga ko ayo mazu atarakomeye nuko ibiza byaje birakubita imitingitije amazarago. Hanyuma mu myubakire baje kuvuga bati abantu bubatse aya mazu uburyo nayubatse ntabwo bigeze batekereza ko hari bishoboka ko kino gihugu cya Turikiya aho gituye ubundi amazu yagombye kuba arimo kubakwa muri ubu buryo, kubera aho ubutaka buri y'imitingitije amazu agira ibibazo cyane. Kubaka itorero rya Kristo rero mu gihugu cyangwa ahantu, Imana ikwimuye ahantu ikagushira ahantu uri umukozi w'Imana, utangira gutekereza ukundi kuntu. Iyo kwimuye ikimura ikibanza ikagushira ahantu hitawe inkargi kujyanye wiga uburyo bwaho. Igihe ngiye Ijuba muri Sudani nasanze umuntu arambwira ngo yaje kuvuga ubutumwa bwe, isanga kari igicyarabo. Namwe kwitara kigoye uzabigenza nta bundi buryo nta kuri nakora kuko ngomba kuvugana n'aba bantu, kandi aba bantu bakora vuga icyarabo ninakivuze nta butumwa natanga. Rero ndafata umwanya bingore ngire risk mbaze ngere kutendera aho mboni gukominika kubera ivuga butumwa igikoresho cyayo ni communication ni ukuvuga.
rero umuntu ntiyavuga watuye mu bijumbo aho twubatse tukubaka turi inzu naje gusanga ndi kumwe na data wacu, ndi kumwe na mwana wanjye na mukuru wanjye na ba data wacu benshi, n'uturaturanye. Abangiriye mu Rwanda si uko bimeze, hari abandi bantu badasa n'abo twabanye. None ntekereza ko itorero rya Kristo uko rigomba kuba rimeze. Ngeze muri Amerika ho n'ibindi bintu, isi yose ni naho twageze ku mpera y'isi. None mujya mubona mwebwe dushobora kwicara tukongera tukarema birya twaremye ruguru, tukavuga rwa rurimi rwacu rumwe, tugasirimba kurya dusirimba, ni byiza mu buryo bwacu bwo kuramya Imana. Iyo bigezeho ko twubaka itorero n'abandi nabo binjira bakaramya Imana, mubona byagenda gute? Icyo bita integration ntikiba gusa mu buryo ni ukuvuga ngo kwimenyereza aho uri no kwakira aho uri, ntibivuga gusa ngo ni ukumenyera kurya no kumenya itorero na system yo gukora. Niba uyu munsi byarashobotse ko umutambi wacu twari imodoka akaba afite bank account, kuki tutiyumvira ko no mu rusengero ariko bigomba kugenda? Ubu igihe kinini aba basore bacu bamara bagombye kuba bari challenged, bano babwirwa ngo kugira ngo ubutumwa bugerweho ku bantu mufate umwanya mwige Icyongereza neza dusobanuke. Nimurangiza kino gihugu gifite iterambere rihagije kugira ngo abantu bakizemo mu itorero hazemo abantu b'Imana, mureshye abantu mubabwire ubutumwa, uhindure no kuririmba. Yarabuze umunyarwanda ngo mu ndirimbo zose mushiremo n'izi wacu. Mu Bakolosayi ibice 3:16 no mu Efeso ibice 4 umurongo wa 20 hafi ngo ngira ngo nabo na 19 haravuga ngo muririmbanire zaburi n'indirimbo n'irihimbano by'umwuka. Haba indirimbo z'uburyo butatu. Abasore bari mu kuvuga ngo indirimbo z'abasaza, unarebe ko soye ubushize isi ntabwo ari indirimbo z'abasaza, ni indirimbo z'itorero please. Indirimbo 800 harimo indirimbo z'agakiza 400, hakaba indirimbo zo mu gushimisha Imana 424, zose ni indirimbo 80 zahimbwe ziririmbwa n'abantu buzuye umwuka, zayoboye itorero, nizo baririmbaga mu nsengero. Ni indirimbo z'itorero, ntabwo ari indirimbo z'abantu bakuze. Izo ndirimbo zashyirwa no mu Cyongereza, harimo ibitabo byabyo by'Icyongereza. Noneho mu gihe ngiye kwinjira muri igishije kuko nigisha ijambo rivuga ngo mwihane muhindukire, iminsi yo guhemburwa ibone ko yaza ivuye mu ijuru, ibihe byo kubaho mu mwuka. Uyu munsi ndigisha ikintu cy'imikorere y'umwuka. Ubu dufite imikorere y'abantu n'imikorere ya Satani yose irimo, ariko dukeneye kugaruka ku mikorere y'umwuka. Noneho icyo nari mvuze ni icyo cyo kuvuga ngo uri n'itorero hano muri Amerika, twarangiza rero tukanayacagaguramo cyane. Imbaraga zirimbe ngo usanga itorero ari, ugasanga ibintu ni igitaramo cy'itorero. Hano reka mbahe ingero zitandukanye. Nk'ubu muri injira kino gihugu kugira amategeko. Muri rusengero bajya bakubwira ngo uru rusengero usengeramo rufite size abantu barwicaramo ntibashobora kurenga uyu mubare. Bajya babara niba ari kuri square feet, bajya babara ku babita mu Rwanda ukuntu babara abantu bicara na modoka zijya muri parikingi, bahita bakubarira uko bingana. Iyo urengeje ukakora oversize ukarenza umubare w'abo bantu, hakagira ikintu kiba ujya mu nkiko. Kugira ngo tware ko turirimba ngo twari mu mwuka, ujya mu nkiko. Habaye uyu muriro ukaka, tukavyiganira mu muryango umuntu hagira ukomereka, ijambo rya mbere baza bakarikinga. Barangiza kurikinga inkiko zigatangira. Ngewe tubana abazungu barambwiye bati aho bigeze ushake n'umuroya. Iyo niyo mubwira abantu dutaramanye bakunda gutarama bagakesha, barasina bagasiga abana, ntawuza kwita ku bana. Iyo basimba abana bose barabibagirwa bose complete, barabibagirwa ku buryo ntumenye naho bari. Ngewe umutima ukampagararamo ku buryo ni umunezero wanjye ushira. Nubwo batera ko abana bacu bari uko ikibazo biragenda gute? Ivyo nubwo twabigize mu menembwe no mu bijombo no mu gatanga, ibyo ntabwo byari bihari. Byari bihari
nta batwaraga abana, umwana yaragendaga kwa nyirakuru akamura utazi niyo igiye, ariko hano batwara abana akanya gato baba bamujya, iyo akomeretse inkiko zirinjira. Umuntu akareba itorero nta mategeko na rimwe afite agendera, nta constitution y'itorero afite, nta mabwiriza agendera namba, za zindi zicura zikinukwa. Noneho rero ya mirimo y'abungeri ntigikorwa, ntawe ugicyaha, ntawe ukigisha ngo ahugure ateshe ahane. Ntimuzi ko Imana ikunda mu cyaha, ntimuzi ko Imana ikunda imuhana. Ubundi umwana w'ibyawe neza akunda guhana, ndetse ari ikibyarwa, ariko ari umwana uri mu itorero yakagombe kurerwa mu itorero. Gusa ntitwigisha ibyo twizera, dutanga n'uburere. Uburere mu nzu y'Imana bubaho. Kanya navuze uriya mushumba ngo mukagira abantu bakaba mu kirere b'abanyetorero, nta burere. Abungeri bagomba kugira umwanya nzagira uburere batanga. Igitogo cyakuze ngo gisumbe ijose, ko byamera kose ushaje arashaje, ariko hari icyo yabonye utazi. Rero noye kujya muri ibyo, ndashimira Imana cyane ko mbona umwanya nkabana n'abashumba tukavugana nk'ibi, namwe abakristo mukabyumva, biradukwiriye. Kuko Imana kabigemo ntugiza gukunda neza byenda byinjiye mu nyigisho. Reka somera ijambo dufite nirivuga ngo mwihane muhindukire. Uko guhindukirana ringezemo niko nimukurikizeho nyine, muhindukire. Mwihana muhindukire. Kwihana nagusobanuye mu kanya mu gitondo. Kwihana mu gihe tujya kwizera bwa mbere turihana igihe twakiriye Yesu, ariko uwo murimo wo kwihana utwinjiza muri wa mugambi w'Imana w'agakiza ukomeza muri process ya sanctification, muri process yo kwezwa. Ni utwinjizamo, ntabwo barukira harya. Abantu bajya bavuga ngo nuko twababariwe birarangira, birengagiza ya kamere yacu muntu yabambaniwe na Kristo, hanyuma tuzuka na wa muntu mushya, kugira ngo ya kamere yacu kambaye n'izindi ngero zimwe ntarasoma amagambo y'Imana. Umunsi abisirayeli bava mu Egiputa, burya mu mpaka Farawo yagiye na Aroni na Mose nyinshi kugira ngo agere kure, hari ibintu bitatu yasabye. Umuntu ajya atekerezaho bigoye, waje Farawo yasabye bino bintu ko ari bitatu, kubera iki yabisabye? Icyambere yaravuze ngo noneho reka ngo kure mu bajyane mujye kuramya Imana yayo, ariko aramubwira ngo ntimujye kure. Tukifuza uragitanga, mugende muramye Imana ariko ntimujye kure. Satani aravuga ngo muhinduke mu bakristo, mukomeze muvuge ko muzi Yesu, ariko ntimuhinduke ngo mujye kure. Ubu Kristo ntabwo butangira urahinduka. Umwana aravuka aba atamenye ikutandukanye kibi n'icyiza, ariko arararwa, agatozwa, agakura, akaba muzima, akamenya ikibi n'icyiza, akamenya guhabwa imirimo agakora, kandi akaba umugabo akubaka, akaba umugore akubaka. Mu buzima bw'abakristo niko bumeze. Ntabwo uvuga uwo munsi ngo urihannye umitekereze ko hari ibinduka, hari ubure. Farawo aravuga ngo umugende ariko ntimujye kure. Ariko aramubwira, Mose aramubwira tureka turagenda. Turagenda, utajya ngo turebe kino gice, kandi akaraye ubugende twabisezeye, turagenda ko turagikana ni mu gihugu cy'Imana. Ikindi cya kabiri yasabye, tukumwimiye none ikindi cya kabiri, mugende mwese abakuru mugende ariko musiga abana. Iyo mitekerereze y'umwana, mugende musiga abana. Usiko tutarumva, usiko umuntu arimo guhaguruka mu rugo agasiga umwana yicaye ntabwo kigira icyo avuga, akumva n'ubuzima busanzwe. Wowe ugiye gusenga se hasi wingiye ngo umwana ntibinashoboka, urebe icyo umuhwa nimba ari na ranje uyinwe, ariko wingiye urebe ko mujyana gusenga, kuko umwanzi nicyo ashaka ngo akontorore urubyaro, namara kurusigarana ejo hawe ntiyahari, uzakomeza. Niba nta rubyaro nta muhanga uhari, Yesu nadatinda bizarangirira kuri mwe, bizaba birake. Mugenda ariko usiga abana bagume hano mu buretwa. Nabibonye mu gitondo, nabonye ko hameze hano nyine, burya ntanyipikira n'umuntu mukuru, ntanyipikira abana bare. Hano hari. Warabize cyangwa tataravuga ngo
ubwo wanze mwajyana n'abana nimusige ibinduka, mugende mudusigire ibintu. Niho aravuga tuva ibintu turabijyana nabyo. Imana tujya kuramya turayiramya n'abana bacu n'ibintu za yewe n'ingaranobe zinga turazijyana. Uko niko ibintu bigomba kubyumva muri dimension zose. None abakristo nabo sinzi uko byagenze. Urakoze mushumba. Abashumba naho sinzi nyine uko bimeze. Ntacyo bitwaye kuko wishe umuntu kuri. Nasomye agatabo k'impanda y'imperuka mu myaka yashize nari nkiri muto, ariko numva karantarendize cyane. Igi abantu basigaye bashobora kuba barinkiye mu nsengero bagira ngo hari ibyenda bangira kumva ubutumwa bwa nyuma. Noneho ngo bamwinjire mu mahura n'abapasitoro bamwe basigaye. Ibo bahindukizwa no kujya kubatera amabuye batari ku bundi muri abapasiteri iki. Usiko mutigeze mutubwira ko biriya byasigaza umuntu. Ko mutigeze mutungurutuka waba atari ko nge siyo mbemenya sima none se jyewe nasigajwe ni. Yo mwanjye mbenyaga naje banagi. Urangiza ubusa icara hasi nyine twabaye gutwabaye. Uko kuravugwa abakumva Paulo yabwiye Timote ngo bakumva murakizanwa nawe. Kumana n'agamba mazima. Hugura abantu zirike mu ijuru. Reka abandanyana, bwira abanyana, bwira uko bitwara, bwira icyo bakora. Umuyobozi ari inzira n'abantu bajya akababwira ibyo bakora, akabigisha amategeko y'Imana. Kimana niyo nose ngo hagati y'abantu n'Imana. Ujye babwira ibyo bakora, ubereke inzira banyuramo, ubigisha amategeko yanyu bacira Imana. Uko ubuzima bubaho. Reka some ingoma isanga cya gice cya ingoma za mbere 16 umurongo wa 11. Umurongo mumwe gusa mvuga uravuga ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze. Ingoma za mbere nako za mbere yes. Ingoma za mbere ibice 16 umurongo wa 11 uravuga ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mushaka Uwiteka n'imbaraga ze. 16 ingoma za mbere umurongo wa 11. Mugihe mushaka Imana, mubwira abantu Imana, mugihe mujya ku Imana, muzirikane imbaraga zayo, muzirikane imbaraga z'ubumana, imbaraga. Igihe abasabiraga Abanyefeso mu isengesho ry'iwe yatanze mu rwandiko rw'Abanyefeso yandika igice cya mbere umurongo wa 19. Yaravuze ngo mujye musengera uhereye ku 15, ndasenga ngo amaso y'imitima yanyu ahweze, mumenye izo twiringizwa n'iyaduhamagaye. Icya kabiri ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Haleluya. Mumenye ubwinshi bw'imbaraga. Izi duha twebwe abizera ziva kuri bwa bwinshi bw'imbaraga z'ubushobozi bwe. Ibi kandi ko mbyinjiramo nuko hariho imisengere y'abantu n'imisengere y'abadayimoni n'imisengere y'Imana irimo imbaraga z'Imana. Hakaba n'imikorere y'Imana n'imikorere y'abantu n'imikorere ya Satani. Kandi ibyo byose biri mu gukora. Hakaba yishurirwa rya Satani n'ishurirwa ry'Imana. Mushake Imana n'imbaraga ze. Imbaraga z'Imana ntabwo ari imbaraga dukenera gusa igihe tugiye gukora umurimo w'Imana. Ni imbaraga zidusobetsemo mu ngingo zacu, zirimo zisobetsemo mu bwenge, mu ngingo, mu mutima. Ni imbaraga zisobetse nazo. Kandi igihe cyose aho turi tuba turi mu buzima bw'imbaraga n'imikorere y'imbaraga. Icyo nariko nigisha mu gitondo nicyo kiza kibyara imikorere y'Imana, kwihana. Iyo umuntu arimo kwihana bimwinjiza mu mikorere y'Imana. Iyo kandi Satani arimo gukura mu mikorere y'Imana agushira mu mikorere ya Satani. Urufi nujya kurufata ibanga barakubwira ngo urukure mu mazi. Ubuzima bw'urufi n'amazi. Iyo urufi ruri mu mazi ruriruka, rurabona, ruroroka. Ariko ibanga umurobyi arakubwira ngo ukure urufi mu mazi rurapfa. Uraba umuhigo wawe.
iyo uvuye mu buzima bw'imikorere y'Imana n'imbaraga zayo ntuba ukiri umuntu ukomeye cyane umwanzi atagira icyo atwara. Ariko ijambo ryavuze ngo mushake Imana mushake n'imbaraga ze. Nimuvuga izina rye muvuge imbaraga ziri mu izina rye. Nimuramya muvuge imbaraga ziri mu kumuramya. Ntabwo Imana ari inyantege nke, ni Imana y'inyambaraga. Umwuka wayo ni umunyambaraga. Umwuka w'Imana w'imbaraga niwe uzi ukoresha abakozi b'Imana n'itorero ryayo. Mushake Imana mushake n'imbaraga zayo. Bitangira ryari imbaraga iyi mibereho y'umuntu irimo imbaraga z'Imana, nicyo gihe n'imikorere ye igira imbaraga z'Imana. Biragoye kuvuga ko ushobora gukora imikorere y'Imana wowe ubwawe utari mu imbaraga z'Imana. Mu ijambo ry'Imana haranditse ngo muhagarare rwose mushikamye mudatsinzwa n'uburiganya bwa Satani. Aravuga ngo mukomerere mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, uwo ni Yesu. Mwagirana imbaraga ze, mube connecte kuri we. Imikorere iraza guhinduka nimuba connect. Iyo Satani akase gatoya umubano wawe n'Imana nta mbaraga zindi ugifite. Iyo usuka ko uhanura ibintu bitabaye ibyawe bibi by'umwana. Iyo wigisha utari connecte n'uwo mugabo wigisha ibintu byawe cyangwa by'abantu, kandi Satani cyazakora nawe ni ukugukata umubano. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimushobora kuba amashami ngo mwere imbuto, ntacyo mwashobora mutari ku muzabibu. Mushobozwa byose na Kristo ubaha imbaraga. Power ifitwe. Umuntu bigeze bamuha agati ngo nakavune, arakavuna, akakabiri nakarakavuna. Noneho baza gufata umusumari bawushira ku gati kamwe, baravuga ati ngaho bongera uvune. Aragerageza birangashira kwivi biranga. Aravuga ati ibanga kutabunye kari hagati byagenze gute? Tumenye ibanga ry'iri kamwe kegambiye umusumari, kandi umusumari sinawuvunisha intoki. Haretse amazi adashobora. Iyo rero uri connect, aho niho hantu hagomba kuba hari ibintu bigomba gusuzumwa neza. Iyo turimo gushaka Imana dushaka n'imbaraga zayo. Ubuzima bundi bw'umukristo n'ubuzima bw'imbaraga. Yavuze aho nyine mu Banyefeso, Paulo yaravuze ngo yego agasengera, ndifuza ko nyuma yo kugira ubwenge ndabasabira ubwenge buvuye ku Mana mwe. Ariko kandi mukamenya n'ubwinshi bw'imbaraga z'imikorere y'Imana hagati muri twe. Imikorere y'umwuka hagati muri twebwe. Kwihana gukomeza kwezwa no kwiyambura umuntu wa kera. Kubera ko Imana yera ikorana n'abejejwe. Abantu bakamye inka amata nta munsi nubwo twibagirwaga ibintu byinshi. Icyo tutibagirwaga nuko azi inkongoro ijyamwe amata. Twibagirwaga byinshi, abana bato ntibabizi. Ariko koza inkongoro ko inka ziri butaye zigakama, icyo cyari umukoro utibagirana. Kandi izo mbaraga z'Imana zinyuza mu mwuka wayo. Kugira neza kw'Imana n'urukundo idukunda bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo myiza twakoze. Idukirisha kuhagirwa, ariko kubirarwa bwa kabiri ngo ituhe n'umwuka wayo. Ituhinduza basi umwuka wayo watumye duhinduka baraganwa na Kristo. Umwuka w'Imana izibunyuza mu imbaraga zayo. Mbere na mbere ni imbaraga zihindura ubuzima. Si imbaraga zo kugira beza kuba mfite imbaraga z'amaboko manini, imbaraga z'umutima. Hari ndibaze baririmba hano bakavuga ngo Turinde ntitukabura imbaraga z'umutima. Iyo tugeze mu by'Imana, senta ni umutima. Akanwa n'amaso n'amatwi n'ingingo bihabwa n'umutima. Iyo bigeze mu by'Imana, kuririmba, gusenga, gutura, kuyobora n'imirimo, iyo bigeze ku kibazo cy'umutima kizamo. Senta y'ubuzima bw'umukristo naho imbaraga ze zibitse ziri mu mutima. N'umwana muto aba zifite neza. Kwihana kujya gutuma connection wa buryo bwo kwezwa bwa buri munsi. Reka mbaho urugero byenda, reka mbahe neza mbahe n'imifano itandukanye.
igihe kimwe nkiri mu Rwanda nkiri SG wa ADPR, haje abantu bavuye mu Budage, abagabo 4. Icyo kari kibazanye mu Budage ngo bari bumvise imbaraga z'umwuka wera zamanutse muri za 60 ngira ngo hari mu Rwanda, hantu bita ni mu Bigoto bwa mbere, baza kubaza ngo turifuza kubona abantu babaye muri yo revival yarimo imbaraga z'Imana zimeze zityo. Ni ikintu bishakira. Baravuga ngo urubyiruko rwacu rukeneye kumenya ivyo bintu, izo mbaraga z'Imana uko zijya zikora. Turabajyana bajye Cyangugu, hakaba umusaza umwe witwa ngo ni Filipo, koko yarabaye muri izo imbaraga z'Imana zamanukaga, yarashaje cyane. Icyo gihe imbaraga z'Imana zamanukaga, umwuka yaravuze ngo Filipo, icyo gihe nyine bikimanuka, Filipo ntabwo uzava muri uyu mubiri, ndakujyanye mu Burayi. Aturaho arabyibagirwa, yarashaje neza. Ngo buke baragenda bagerayo, bageraho barabaza bati sinde muntu wabaye ibintu byabaga, bati nguri uriya musaza vuga amakuru. Bashira muri kamera barafata uko imbaraga z'Imana zakoranaga nabo bantu. Barangiza barazamuka, dusanga mu biro hejuru muri ADPR, badaratubaza bati none se uriya muntu mwamudu akajya mu Burayi? Nta kibazo, cyo tubasaba ni kimwe, mwebwe mumushakire passport, twitike turayishura, hanyuma se barabikora. Umunsi arari Kigali, uwo mugabo wa muntu wamubwiye muri cyage cya 60 aramuhamagara ngo Filipo, ninjye wavuganye nawe cyage kujyanye mu Burayi. Yagarutse yikoreye igikamera kinini yabanye mu Budage. Ariko icyo ngubu bano bana batoya, kandi muri hano ntimunyumve nabi, kubacomeka ku nanga muzaba ababyinnyi, ariko nitubacomeka ku ijambo muzaba bigishwa ba Yesu. Muziko umusinyi wese inanga ni ibikoresho bituma duhimbaza Imana, ariko ntibidusimbura twebwe. Nta munsi Imana yigeze ko keyboard izahimbaza Imana, ahubwo twebwe tuzahimbaza Imana twikoreye dufashishije keyboard no mwironge n'ibindi bivuga. Nitwe turemya, ntabwo ari keyboard iramya. Ntabwo dushobora gusimbura Imana ngo tuyisimbuze ibindi. Ibi n'ibyuma byakozwe bidufasha n'izindi nanga ziriri. Kubera impamvu y'ibyo cyo mu bimbabaza kandi duhigisha ahantu ngeze. Iyo tugeze ko twigisha ijambo ry'Imana, abantu bato bose barasohoka, ntibanezeza, ntibaryumva, barisohokera. Ariko inanga zacubanga bose bakinjira kandi bakabyina bigakunda, barangiza bakagenda. Izo mbaraga bazikura he? Izo mbaraga ni izihe zibakoresha? Ninde umukristo wese mu bintu bitatu umukristo agira bibaho: no gusenga Imana, no kumva ijambo ry'Imana, no kwikorera. Ibyo bintu bimuzamo k'ibintu bimwubatse, kandi biterwa n'imbaraga ziba zimuri muzima. Mushaka Imana n'imbaraga zayo bitangirira mu buzima bw'umukristo. Uko umwuka w'Imana ahindura umuntu. Mu bice 8 by'Abaroma, aho imbaraga z'Imana zijya zikorera mu muntu, Pawulo abisobanura, yaravuze ati hari imbaraga ebyiri zikorera mu muntu. Izo mbaraga ni izi. Imbaraga imwe ni imbaraga ya kamere, indi kandi imbaraga ya kamere iva kuri Satani. Imbaraga ya kabiri ni imbaraga y'umwuka iva ku Mana. Izo zombi zikorera mu muntu, zijya zicara zirwana buri munsi. Ariko jya kuvuga ngo igihe cyose muzicisha umwuka ingeso za kamere muzabaho. Ntabwo yaravuze mwebwe muzicisha umwuka ubaremo. Umurimo wabaye no kwica iyo kamere. Iyo turirimba mu ndirimbo kenshi ngo za ngeso nizishaka kubyuka, Yesu yaravuze ngo ibamamanya ntabwo ivandi biva muri mwe. Kubeshya no gutongana no kurakara n'umujinya n'ibindi biva muri mwe, ntabwo biva hanze. Ikibikuramo ni iki? Nizo mbuto z'umwuka: amahoro, urukundo, kugwa neza, kwizera, kugira neza, kwirinda. Nta mategeko abihari. Bizanwa nande? Ni imbuto z'umwuka. So ni imbaraga z'Imana. Mushake Imana n'imbaraga zayo. Mbere na mbere twebwe abizera, iminsi yo guhamburwa kwacu ni ubuzima bw'ubugingo bugahembuka.
ubuzima bw'ubwenge bugahinduka bugahembuka, ngatangira gutekereza no kumva Imana neza, ngahishurirwa Imana rurema neza, bitewe n'uko Imana impaye ubwo bwenge, ngahishurirwa amenya Imana. Hanyuma ngatangira kuyigana nk'umwana ukundwa, mwigana Imana nk'abana bakundwa. Kwigana Imana ni ingeso zayo, kugeza igihe dutangira gutekereza ngo Kristo ajya atekereza, kubera imbaraga zidukoreramo. Kuki washoboye gukora iki? Nagishobojwe n'umwuka w'Imana undimo. Icyaha ukarwana ukakinerwa, kibona kikiri kure kandi ukakirwanya ukagitsinda, kugeza uri batira icyaha ntikigutegeke. Icyaha ntikigutegeke, umwuka uraremereye kuruta imbaraga z'icyaha. Imbaraga z'Imana, mushaka Imana n'imbaraga zayo zitangira zihindura. Ubundi imbaraga z'Imana iyo zimaze guhindura umuntu akaba umunyamwuka n'umunyembaraga, akora ibikorwa by'umwuka kandi by'imbaraga. Umurimo mujya mwumva birivuga ngo iyo atangije umurimo muri twebwe izawusoza. Ni umurimo wo kuduhindura, ntabwo irawusoza. Barya abanyona bigisha ngo Yesu yarangije byose, ngo nta gusenga, nta gutura, nta kwiyana. Umurimo wa Yesu yaravuze ngo yatangije umurimo muri twe, icyo bita work of God. Ngo gukora iki? Yarawutangije umunsi Yesu aza, yacunguye ubugingo bwaduhinduka abana b'Imana. Kurera no kuduhindura ngo duse nawe ni umurimo umwuka we arimo gukora. Iyo process yo kweza, cyo bita sanctification, ni umurimo dukora, umwuka akora muri twe, ariko natwe tukaba dufite nk'uruhare. Muri Bibiliya igira ibintu bine ijya yigisha, mu nyigisho zose guha abakristo bizirikana icyo abakristo bizera, icyo bita sound doctrine. Icyo abakristo bizera, ibyo bemera ugomba kubigisha bakabishingira bakizera nk'urufatiro. Icyo Pawulo yavuze ngo ndi umwubatsi w'ubwenge, nashizeho urufatiro, namwe abubaka murere neza. Urufatiro nashizeho sound doctrine, inyigisho shingiro zo kwizera. Umuntu w'Imana agomba kumenya ishingiro icyo yizera, akamenya Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akamenya neza uko yahindutse umubiri, kandi akamenya incarnation, akamenya neza icyo yakoze. Yarangiza akamenya neza, agasobanukirwa neza, akamenya umwuka wera icyo ari cyo ntekereza ko urakindi icyo, akagira icyo bita sound doctrine, ariyo fondasiyo yo kwizera. Hanyuma icya kabiri aza yigishwa icyo bita moral ethics, umwifato w'umukristo. Ntabwo Pawulo yabisize inyuma, mu gihe yari kuvuga ibyo yageze aho itazana akazana n'uko abakristo bajya bitwara n'uko bifata, icyo bakunze kwita discipline. Ndaguha urugero wumva. Imyaka n'uruzitiro ntibinganya agaciro, ariko uruzitiro rurinda imyaka. Imyaka n'uruzitiro ntibinganya agaciro, ariko uruzitiro rurinda imyaka. Ntabwo discipline ingana na doctrine, ariko discipline irinda ibya doctrine. Pawulo yaravugaga mva, hari abantu yise abakristo gito, muri abanyakuri bakabice bitanu. Aravuze ngo abakristo gito, bari abakristo gito. Hari abandi yabise ngo niko nivugana namwe, kuvugana n'abanyamubiri cyangwa abantu ba kamere. Sindamenya abo muri bo, nimba muri abakamere, nimba muri abanyamubiri, simbamenya abo muri bo. Ariko uko mbona, niba muri mwebwe mukivuga ngo bamwe ni aba Paulo, abandi ni aba Kefa, abandi ni abuyu, niba ari uko mukibigenza, ibice bitatu bamwe Korinto ba mbere yaravuze ngo niko ndavuga namwe, kandi barafite impano. Gusa kugira ngo bare bafite impano, baranegwa gukoresha impano, bazikoresha nabi, barangiza baja mu bice ngo bagere baravuga ati ukumva reba, niwe mwabana mugakiza sindi mukomeye, mwenda muri abantu ba kamere, ariko kuva ko muri abantu bo bakuze umwuka ntabwo muri bo. Mushobora kuba muri ayo kamere cyangwa muri abanyamwuka. Kukivyo kuba muri aho hantu, kuba mukivuga ngo turi abatito, abandi ngo turi abamakeba, abandi ngo turi abayozefu, ntabwo muzi ko ari Kristo nyir'umurimo. Ubuse ngewe na Kefa n'iki turimo gukora umurimo n'uwati, hari uwababambiwe muri twebwe. Kefa nanjye ni uwabambiwe. Mwagombye kuba muzi Kristo ari mukuriki. Baye nk'urugero, hano no kuba mu rusengero kibarubemo, twakoma bavuga ngo Yosefu bene wabo bose
Yosefu yari inde mu itorero iwanyu? Iryo mwari murimo ryari itorero rya Kristo cyangwa ari itorero rya Yosefu? Numva ari ibyo mugiye musize Tito na Makebo sarya wowe mbabwire Paulo yaravuze nako si Paulo ariko byenda ashobora kuba ari nawe umuntu wanditse urwandiko rw'Abaheburayo ibice 6:5 yaravuze ati igihe mumaze mu rusengero mumaze mwigishwa mwagombye kuba muri abigisha kandi ibya Kristo tufite byinshi twamuvuga ariko biruhije ariko umugaragara nuko mwakomeje kuba abana mutakuze kubera ko umuntu akuze amenya gutandukanya kibi ni kwanga twigisha kandi byo kwihana imirimo ipfuye no kuzuka ko bapfuye no kwihana ibya kongera kubyigisha ntibyari ngombwa mwagombye kuba mwarabirenzemo mugeze mu zindi ntambwe zo kumenya Kristo neza ariko baravuga ngo ni kubera ko biba ari ngombwa nta mpamvu turabisubira ariko mwe kugenda nabi bwira ahantu mwubaka nizo kintu cya gatatu rero iyo umaze kumenya ko bakristo bari ku rufatiro neza rwa doctrine ukabigisha moral ethics Christian kibaga ngo education chrétienne bakamenya uburere bwa Kristo ivyo birenze kindi bigishwa batozwa no gukorera Imana. Icyakane ni ibyiringiro by'ejo hazaza. Niki bategerera nyuma y'ubuzima bazi iki? Niki kizakuriki? Mwebwe bose nabazi iki? Ibyo bintu ko ari bine bigomba kuba abakristo ari ibintu babifitemo ko ari bine. Muri kwa guhinduka kw'imbaraga z'Imana uko zigenda zihindura umuntu. Umwuka wera aho bunayimba by'imico 8 by'Abaroma. Aravuga ngo iyo ntambara y'imbaraga za kamere n'imbaraga z'umwuka. Aravuga ngo kamere iteka izishaka gukurikiza irari ry'umubiri. N'umwuka nawe agakurikiza iby'umwuka. Hanyuma aravuga ngo iyo umuntu akurikira ibya kamere y'umubiri ngo bimuzanira urupfu. Kandi yakurikiza ibya kamere y'umwuka bikamuzanira ubugingo. Aza kuvuga ngo nuko mu banyamwuka muyoborwa n'umwuka. Icyo gihe muzaba muri abana b'Imana. Kandi mwabaye muri bo. Igihe umwuka ari ahantu yanditse Pawulo aravuga ngo aho umwuka ari umwami haba umudendezo. Icyo bita freedom na ahantu umwuka yabaye umwami. Umwuka ni umwami kandi aho ari nk'umwami abantu bagira umudendezo. Aho umwuka yabaye ayobora. Akayobora emotions, akayobora ubwenge bwawe n'ubushake, akaba ategeka ahantu umwuka uri mu butegetsi bw'umwuka. Bavuga ko wahindutse wavuye mu muntu uva mu muntu wa kamere, uva mu muntu ugengwa n'amategeko winjira umuntu ugengwa n'umwuka, umunyamwuka. Ibice 8 yatweretse neza umuntu w'ubuntu bw'Imana wageze mu buryo bw'umwuka, agengwa n'umwuka, ategekwa n'umwuka, akoreshwa n'umwuka, abantu n'umwuka, ayoborwa n'umwuka. Umukristo imbaraga z'Imana zimuranga zimugeza kuba ahantu ari umunyamwuka. Kandi icyo gihe asengera mu mwuka, ibada yiwe ni y'umwuka. Icyo bita imisengere y'Imana irari mu mwuka. Haleluya. Udafite imisengere igomba guhinduka. Mwazi ko umuntu agira ibada ye, utaragira ibada n'abandi ugira ibada yawe. Ibada y'Imana mu mutima wawe ibamo. Indirimbo ziririmberwa mu mutima. Aho Pawulo avuga ngo muririmba indirimbo kandi muririmbire mu mitima yanyu. Haba ibada. Umutima w'umuntu uhinduka service. Kuko umwuka aramya Imana muri wewe. Akumvisha Imana, abeshaho Kristo, arama Kristo muzima ukamwumva. Ugatangira kumuramira wenyine mu gicuku cyanijoro ahantu waba ukaba uri muri service ya na Kristo. Ukubaka nawe ukaza kubaka abandi mu rusengero. Mushake Imana n'imbaraga zayo. Ukuntu ziguhindura kugeza igihe wewe n'Imana na Kristo n'umwuka
kuko ijambo riravuga ngo ijambo ry'Imana nirikubamo. Yesu yaravuze ngo nirikubamo njyewe na Data tuzaba muri wewe, tuzasangira nawe, tuzabana nawe. Icyo gihe ubona umukristo yumva ijwi ry'umwuka rijya rivugana nawe neza, kamubwira ngo icyo ukora si cyiza, niyo acumuye mugahita mubwira ngo bakoze nabi. Ubona utunze umugore, utunze umugabo, utunze umwana, utunze umukristo, warakubwira ngo nageze integeka, nabuze amahoro. Uzi icyamubujije amahoro? Ni wa mwuka. Kandi ajya amara kwihana, yicurije akihana, wa mwuka muhaya rwa rubuto rw'amahoro, agira amahoro menshi atazikwa mu mutima, n'umunezero n'ibyishimo byinshi bitagereranywa, kubera imikorere y'umwuka y'imbaraga z'Imana iri muri we. Harimo imikorere Imana yayikoreramo. Ushaka kwica, hari igihe kibi imbeba zigorana, ariko iyo wazanye injangwe ziragenda, ntizisaba ibintu byinshi. Birahagije ko imbeba yumva impumuro injangwe yumva muri impumuro y'injangwe cyangwa se inyabo mugani wayo, zivamo zigahunga. Imitwarire ya Satani ishobora kuba mu muntu, aho imitwarire y'umwukiri bishoboka. Aho Yesu yagize icyicaro n'umwuka wera bakaba muri wo, ari icyo cyicaro iyo kiri operate, iyo kirimo gikora ari operate, ntibishoboka. Agira mwari mwareba ka gatabo kitwa Moyo wa Muto, muzarebe ahari umucyo ukuntu urasa, ukuntu ibisimba bivamo, hanyuma umusaraba ukaba uri hariya, ugasanga Yesu ari ku ntebe, wewe niwe ubambye. Igihe cyose Yesu Kristo yicaye ku ntebe ayobora, nawe ukabura abambye, cyo gihe ufite umudendezo. Ariko iyo ukiri wenyine, imikorere y'umubiri zirushya, kugerageza ko byose wabikora uko byumva mu bwenge bwawe, imbaraga zawe biragutsinda. Ariko akira umwuka, wumvira umwuka we kumuteza agahinda. Bibiliya ivuga ngo timuteza agahinda umwuka wera mwashira. Kandi kutamuteza agahinda ni ukujya wumvisha iki. Yarangije muri njye aravuga ngo ujya wumvira umwuka, ugwiza urukundo, ntaso nuzagira nubona Yesu. Muri njye aravuga ngo ryajwi ry'umwuka, ryajwi rivugana nanjye ntaryumva. Araririmba ngo Mwami Yesu, ngenda cyumva ryajwi. Ubundi kiza kugira ngo usenge nijoro niki, gukora umurimo w'Imana niki, wumvire niki, wumvire niki. Ni imikorere y'Imana iri muri twebwe. Imana iri imbere byacu, ntabwo turimo kuyimarira, ariko Imana iri imbere muri twe, tujya tuyimarira. Yaranze umurimo ngo mwabinganya byose mwe muhimbeze Imana yo mu ijuru, muyihimbarishe indirimbo z'amashimwe. Ubundi baye imzino turirimba ya maguru dukubita hasi, mugani bajya bavuga ngo imigeri y'Imana. That's okay. Imigeri irahari nyine, imitima nayo ni y'Imana. That's the question. Imigeri yo ni y'Imana, imitima nayo ni y'Imana. Iyo Imana imirimo yayo yakoreye muri wowe, ukaba umunyembaraga. Iyo twarimbye ngo genda wa munyembaraga we, uwo muntu ajya akora iby'ubutwari, akora imirimo y'imbaraga. Noneho ninjire mu kindi cya kabiri cy'imikorere, reka mvuge ibada, serivisi y'abana b'Imana. Umwuka, mu mikorere y'umwuka, abazasome urwandiko rwa kabiri nako rwa mbere rw'Abanyekorinto ibice 12, cyose kivuga imikorere y'umwuka mu kubaka itorero rya Kristo. Umunsi Paulo yarivugaga, yabyigishije nk'umubiri, yatanze neza umubiri, itorero yaritanze nk'umubiri. Aravuga ati ntabwo umubiri wa Kristo wubatswe, kandi yakoresheje ijambo umubiri abavuze itorero, dore ko itorero rya Kristo rimeze. Yabanje kuvuga ati Imana, hari ahantu mu murongo wa 4:12 haravuga ngo hari impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Akavuga ngo hari ministeri y'uburyo bwinshi, aravuga ngo kugabura iby'Imana ku buryo bwinshi. Muzi niba ugasobanura ministeri y'uburyo bwinshi, ariko umwami ni umwe. Mwange baravuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, ngo ariko Imana nikorera bose
uzi icyo kintu gisobanura ibintu bitatu. Habamo spiritual gift, no kuvuga za mpano z'umwuka. Hakabaho izo mpano z'umwuka ukuntu zifasha ministries ya mirimo dukorera mu rusengero. Icyo cya gatatu kivuga ngo imirimo ni myinshi ariko Imana ikorera bose, ni operation n'imbaraga zikoresha. Kuri batatu, umwuka na Kristo n'Imana, izo mbaraga zikorera mu muntu kugira ngo akore service y'imbaraga. Kandi ijambo riravuga ngo kugira ngo itorero rifashwe, umuntu wese agire ikimwerekanishaho umwuka kugira ngo abandi bafashwe. Abari anointed, abasizwe n'umwuka kugira ngo abandi bafashwe. So kuba musenyeri n'umusaraba munini, icyo ntacyo bivuze papa. Kugira ko ririmba cyane, birangurura cyane. Ushobora gukora performance ariko ntukore worship. Clear rwose. Uhagarara hano ukaririmba ijwi rikomeye ariko utari mu mwuka, ntushobora kugira icyo ufasha utakinge. Ukore ikora ku bantu b'Imana bishe. Nubwo ari ijambo rimwe ituma iyo usizwe n'umwuka, imikorere y'umwuka, haleluya, n'ubudiyakoni kwirembo y'umwenyine wiyegereza umuntu birahagije, kuko hari ikikwerekanisha umwuka kugira ngo itorero ry'Imana rifashwe. Imana ni nyinshi, udashobora kugira irenze imwe, eshatu, enye. Paul yaravuze ngo agira nyinshi, nizo kuvuga mu ndimi nubwo atazivuga ariko agira nyinshi kuruta abazivuga. Umuntu agomba kuba mu rusengero akorera Imana. Imana aramuhamagariye afite impano, kandi iyo mpano y'Imana igeze ngo yubake umurimo, Imana yizaho, imbaraga z'Imana zirabakinga. Sikubona abaririmbyi bihanukiye bamwe babikanira ukuntu wenda guturika. Reka bureke yaho wizamu cyangwa urimanure, umwuka arahagije, nurimba kake cyangwa umwuka wera bakuriyeho gusa, aba mu rusengero barafashwa. Imikorere y'imbaraga, imikorere y'Imana igaruke mu rusengero, kugira ngo imikorere ya Satani itabaho mu rusengero n'imikorere y'abantu, hagaruka imikorere y'Imana, imikorere y'umwuka. Itorero rya kinyejana cya mbere ryatorero rizakozwe n'intumwa ibice 42 umurongo wa 40 no ku bice 2 umurongo wa 42 kugeza 47. Iryo torero ryaremwe, intumwa zari zirimo, ryari itorero ry'imbaraga, ryari mu buzima. Abantu benshi bari baririmo, bari barize, nta bateolojiya benshi bari baririmo, nta bafite ubwenge buhanitse bari baririmo, ariko icyari kibarimo mu buzima. Batangaga ubuzima kubera ko ubuzima bwabo barimo, nabo bagatanga ubuzima. Bibiri kavuga ngo bakongererwa bakizwa bakaba benshi. Service ni nyinshi ariko umwami n'umwe, bose ni Yesu. Ministries ni nyinshi, iyo uzisomye ziriya zose ziriya mpano za ministries zikubiye hariya mu Banyefeso ibice 4 umurongo wa 11. Imana yageze bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavuga butumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abigisha n'abungeri, kugira ngo itorero ry'Imana rifashwe, ryubakwe, rihabwe ibirikwiriye. Abera bashitse bashite ku rugero, bazana ubwana bakure, inyigisho ntizibatwara hirya no hino. Aba nibo batanga ibyo. Ntabwo ndavuga ngo Imana ikenera kubikora idakane yabakoze, nta barazanye abakozi. Imana yaravuze ngo yabikoze with the purpose, iri kugira ngo ibikoreye aba mbashyizeho kugira ngo abantu banjye itorero ryanjye rigire birikwiriye ryose, nabo babone gushobora gukora ya mirimo myiza, kandi bave mu bwana bakure, bamenye neza, we kujya batwarwa hirya hino ngo n'imyigishirize y'ubwenge bw'abantu. Hanyuma aho gatatu baravuga ngo n'imirimo ni myinshi ariko Imana niyikorera muri bose. Imbaraga zayo izo zikorera mu baririmbyi, zigakorera mu bapasteri, zigakorera mu bavuga butumwa, zigakorera mu basenzi. Imbaraga zose bakoresha, isoko nimwe, kandi imbaraga zabo nimwe. Abahanuzi bayivomyeho ntiyakama,
intumwa zivoma hene yakama, itorero rizavoma kuri iyo kigega cy'imbaraga z'Imana ntizizashira. Hanayashi shaka Imana n'imbaraga zayo. Yaravuze umuntu wo Zaburi yanditse aravuga ngo mu ruzi rw'Imana haracyari amazi asama nawe birakuzuza ibitwenge. Imbaraga zikoresha abantu b'Imana ziracyari. Kandi ngo zijye gukora ugomba kuba uri connected n'Imana, ugomba kuba ahantu uhurira n'Imana neza mu buzima bwawe. Hanyuma ikindi nari mvuze ngo mu misengere ikintu rwose nakwifuza ko cyaza gikorwa mu nsengero, abungeri dutekereza. Hari ahantu Pawulo yigishije aravuga ngo hari amateraniro atazayungura ahubwo agahombya abantu. Mu Banyekorino ba mbere igice cya 11 murongira ngo hari ni wa 10 ngira cyangwa wa 7 niwo bihera sinibuka cyangwa 17 aza kwasoma. Haravuga ngo amateraniro yaranyu ashobora kuba atabungura ahubwo abahombye. Uziga amateraniro atungura abantu yabaye ariko nta musaruro yatanze. Ubuzima atanga serivisi y'ubu harya twubakirwa, harya twubakana kugira ngo impano yuriya yubaki yanjye, uriya nawe yiwe yubaki yanjye, iriya nawe yubaki yanjye. Uzi ko Pawulo yasobanuye, amaze gusobanura izo mpano n'iyo mirimo, igice cya 13 yacishije urukundo. Nyine yamarugira chapitre kwayo, warangiza mu 14 avuga ko imikorere igomba kugenda muri service. Yaramaze gusobanura aravuga ngo dore uko impano z'Imana yazitanze na ministry zikorera mu nzu y'Imana. Umwe yamugize kubijisha, unamugira kubizuru, undi mugira kuba amatwi, undi mugira kuba amaguru n'amaboko. Kandi ngo izo ngingo zose ziri ku mubiri masigererane. Muravuga ngo utari ijisho nduri wo ku mubiri, cyangwa uvuge ngo utari ugutwi ngo ntabwo uri wo ku mubiri. Siko biri. Ngo nazangingo zindi tuzi zoroheje watekereza ko ari zisoni, ngo nizo kuzugomba kwandikwa cyane ngo zigira umumaro munini. Pawulo yigishije aho hantu. Uri mu kubona materaniro kabona hinjiyemo abaririmbyi bagakenera ngo baririmbe ntihagire ikindi kintu kijyamo. Ariko itorero ntabwo ryubatse gutyo. Kujya mu 14 26 tugana ku rwambere rw'Abanyekorino yaravuze ngo iyo muteranye bigenda bite, iyo muhujwe na serivisi yo kuramya Imana no kubakana bijya bigenda bite. Aravuga ngo ufite indirimbo araririmba, ufite ijambo yayishuriwe akabona umwanya, uhanura agahambira uvuga mu ndimi akazivuga. Kandi aravuga ngo niba avuga ari batatu umwe bakurikirane kuri gahunda kugira ngo mwumve neza. Tugira amateraniro tukayasohoka mu tutumvishe icyo Imana ivuze, tukumva icyo abantu bavuze gusa. Amakomenti menshi mwuka yavuze iki? Niba Imana imikoze irasimbura izindi, muraririmbye ko mudategereje ngo gusenga kuzeho, hanyuma no kwigisha kuzeho, n'uwayishuri wazeho, twuzuzwe twubakane, none ko sose hanze wowe uzubakwa n'icyo ukoze gusa. Ntushobora kubakwa mu gihe utubaka. Niba wubatswe nawe uzubaka abandi. Niba wubatswe uzubaka abandi, kandi niba udakenera kubaka abandi ushobora kuba utubatse neza. Uko umaze kwigisha udakeneye ijambo ndimo kwigisha, ntumbwire ko indirimbo zawe zangirira umumaro. Ariko ndicara hasi ukaririmba ngafashwa, nawe ukicara hasi nkigisha nawe ugafashwa, undi agasenga tugafashwa, nuko twubakana mu mwuka. Nasomye agatabo kamwe kampa urugero numva nshaka kurubasangiza. Urabona ko inda kenshi ibiruta izindi ngingo iraremera, kaba zifite nini kuko kuyange vyena n'abandi ndavuze hano. Kuguru ko aravuze atariko yewe indimaze kundemerera. Ndayiheka kumva ndananiwe, ahari ndi mvuyeho shobora gutera intambwe nini kurutyo nateraga. Ijisho ribarera mwumvi iryo ryumvisha ukuguru. Uvuze gute wakuguruwe? Uzi ko kuba baravunaguritse iyo ntaza kuhaba. None uravuze ngo habe revolution dutangire dutandukane. Linda rero uzabubona.
ugutwi kuba kurumvise, jisho wowe se uvuze iki? Nuzi umara iyo ndumva ibintu iyo biza simbyumve, wowe ubumenya n'abaguteyeho baturutse ngo ziza gutandukana izo ngingo. Kubera gutandukana kwa kuguru kwatangiye imyigaragambyo, aho kwagiye ngo kubwira ukurahindukira ngo utere habe na santimetero ngo iveho, kuragwa neza. Kuri nyine kwatangiye imyigaragambyo, twongeye kuvuga ngo icyamba yanda ikagaruka. Nongeye guhura nayo nayiheka, nkayiheka nezerewe, nkayishendaho n'ingata, nkayikorera amari, kuko ubuzima mfite namenye neza ko gukura kuri yo. Ko niko umukristo agomba kubaho. Impano zirubakana, ntabwo zisenya. Ku muntu nahanura kabiri ajye hariya ngo niwo munyamwuka. Umunyamwuka tumaze kubona ibintu byinshi mwaba, twabonye ibintu byinshi. Umuntu yuzura umwuka yahanura ati kandi pastor ni umunyamubiri, muzamureka ibintu bye. Umunyamubiri icyakubwira ko hayurema ibicuro umunyamubiri ukomeye. Pano zirubakana, pano ziruzuzanya, abakristo barubakana, umuntu akubaka mugenzi, umubiri ugakomezwa, kandi ukareba muzima ukagira ubuzima. Irindimo ntibikurimo, ibyo ufite si byo mfite, ariko Imana yatubumbye twese dufite n'ubwo butunzi mu nzabya zacu nubwo gutunga itorero. Petero aravuga ngo nuko Imana mwagabiye ngo muzigaburirane mwese. Yo ni imikorere y'imbaraga z'Imana. Shaka Imana n'imbaraga zayo. Sorry, ndangiriza hano. Mushaka Imana n'imbaraga zayo. Ngo narimvuze muri ibada, bishobotse mu materaniro hagaruka umurongo. Ivyo nifuza ko bigaruka mu rusengero, kandi n'ivyo umwuka nawe yifuza. Ijambo ry'Imana rigaruke mu nzu y'Imana, amasengesho agaruke mu nzu y'Imana, indirimbo z'uburyo kuri butatu zigaruke mu nzu y'Imana. Muririmba ibihimbano by'umwuka n'indirimbo z'itara zibonembwe mu nzu y'Imana. Ndetse ko bataziza baririmba, si ikibazo muhaguruke namwe muziririmba, bazizi muzigishe n'abatoya. Ariko nkubaze, nimwikura amata mu kanwa muzabyibushwa n'iki? Muzi ko mwebwe abakuze kuririmba ziriya ndirimbo mwategaga amaboko, uko muziririmba niko muramya Imana, nuko Imana ibaha ibyishimo. Kuramya Imana si uko abato ni ukwa twese. Bazaririmba indirimbo z'amajwi bakoreye practice, ariko ziriya ndirimbo zigaruke mu rusengero, zirimo guhugurana kwishe, kandi zirimo n'amagambo y'Imana akomeye. Kuzijugunya ni ukujugunya umurage munini w'itorero. Twarure gusenga, barya bose mubona ntibajya basenga. Kandi twamenyerejwe neza ko umukristo akurira mu cyumba, yasenze arakura, spiritually arakura. Nutunga abakristo badasenga, ntibumva ijambo ry'Imana, ufite ubusa. Ufite ubusa, ufite ubusa. Wamwubatsi w'umutsafa, uzareka ibiza bikugera, uzareba nawe ko bizagenda. Uzarebe ibigeragezo bibagireho barya abantu ugira, uzibaza ngo barya abana barabakristo cyane. Ibiza bije nivyo bivuga ngo iyi nzu yubatse cyangwa ntiyubatse. Reka bagerageze uzamenya neza abo wareze uko bameze. Iminsi yo kugeragezwa neza, nibaterwa n'ibyaha bazama vuba, nibaterwa n'inyigisho bazatatana. Mu mirimo itatu dufite: Turinde itorero, Tuyobore itorero, Turagira itorero. Itorero rirarindwa, itorero riraragirwa, itorero rigirwa gutse, rirayoborwa. Imana niduha umugisha, dushaka Imana n'imbaraga zayo. Mu misengere, mu mikorere, tugarura imbaraga z'Imana. Cyo gihe tuzabona ibitangaza by'Imana bikoreka muri twe. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bigaruke, ubutumwa buvugirwa abantu neza, kandi kwezwa no kwitandukanya n'ibibi biba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Cyo gihe tuziyunga n'Imana, twiyunga n'Imana, imikorere yayo izatukoreramo ibitangaza, n'abanyantegeke bazakorera Imana mu bitangaza, n'abaswa bagira ubwenge, kandi twese dukora iby'ubutware. Imana niduha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ikugirire neza, iryo jambo rikurikize. Imana izagufasha, jya witoza kumva no kumvira.
niba yana ijuru data ya twese ndagushimira kubw'uyu mugoroba mwiza uduhaye. Turangwa n'ubwoko bwawe Itorero waduze amaraso ukunda kandi anajije. Turasenza cyane kugira ngo ijambo ryawe uriherekereshe za mbaraga, rihindura ubwenge bwacu, turyakire, turyumve, turisobanukirwe, kandi wiyunge natwe ku buryo imikorere yawe iza muri twe, imbaraga zitugaruka mu z'ubumana zituma duhinduka tugakora ibikorwa by'imbaraga tukabaho ubuzima bwejejwe. Sabiye abagore n'abagabo, abahungu n'abakobwa, n'abagaragu bawe n'abaja bawe bari hano, twese turifuza Imana, turagushaka, ariko turifuza n'imbaraga zawe n'imikorere yawe hagati muri twe. Tuzambaje twizeye Imana kutwumva ukabikora mu izina rya Yesu, amen.